uwo munsi imvura yari yiriwe umunsi wose hahandi bamwe ingendo bazisubika bisi zimwe na zimwe zigahagarara abandi bakugama aho bageze kugeza igihe imvura ihise. uwo munsi numvaga nshaka kujya ku ishuri. nari nibereye muri resitora ntegereje inshuti yanjye twari dufitanye gahunda yo gusangira. yari resitora yari kure cyane y'aho twari dutuye ku buryo nta mubyeyi wanjye n'umwe washoboraga kungwaho nasibye amasomo. nakundaga ibintu bya manicure, muri njye nkumva nakwiga ibintu by'inzara byo gukura inzara cyangwa se gutunganya imisatsi nkaba naba just like hair dresser, ariko ababyeyi banjye bibyo barabyangaga. baranyangiye rwose bambwira ko ngomba kwiga ubukungu, economy nk'ikintu cyagira icyo kimbarira mu gihe kiri imbere. umukobwa nari negereje inshuti yanjye ubwo nabonye atinze kuza, ubwo nishyura biri y'ibyo nafashe ngo nigendere, ariko ngiye guhaguruka numva inyuma yanjye ijwi ry'umuntu nshobora kuba nzi impindukiye. mbona ni kupure, umugabo n'umukobwa basa nkaho bari kudetingana. umugabo ugakurura intebe, umukobwa aricara amusoma ku ijosi, umugabo nawe ajya kwicara, ariko mbona bombi baseka kandi bishimye. ibyo nabonye natekereje yuko byari maji, gusa byari ukuri. nagize ngaho ibyo ndi kubona n'ibyo ndi kwitekerereza umva, ariko ukuri byari ukuri. papa wanjye n'agakobwa ubona kakiri gatoya bari bicaye ku meza irica yanjye. the woman ordered the most expensive edition wine. yodarenze ibiryo bihenze ako gakobwa, wine ihenze muri iyo resitora. umujinya uranyishe cyane, numva nahamagara mama ako kanya agahita afata imodoka akaza akareba ibiri kuba. ndavuga nti no, reka ngende gake ndeba amaherezo y'ibintu. papa wanjye n'ako gakobwa niyo nshoreke bari bagiye nyuma y'isaha imwe. nabareberaga mu idirishya rimwe ryaho nari nicaye, nabonye papa, mbona papa wanjye yitonze cyane asomye umukobwa ku minwa. narumiwe. papa wanjye yinjira mu modoka aragenda, ubwo nako agakobwa karamupepera kugeza arengwe. nanjye nahise nsohoka mu modoka nirukanka cyane, nkirukaho nkagenda nishahisha ku byapa nkwepakwepa nk'ufite ahandi hantu ugiye, ku buryo umukobwa atabonye yuko nari ndimo mugendaho. ntirwabaye urugendo rurerure kuko ka gakobwa kahise kinjira muri beauty salon yari hafi aho, muri salon y'ubwiza yari iraho hafi. nanjye ubwo mpagarara ku cyapa cyari aho ngaho gatoya nkishaho. mbona ka gakobwa gakuyemo za nkweto kari kambaye, kambara izindi zo hasi gashyiramo n'itaburiya, gatangira gukorera umukiriya. nibwo nahise menya neza yuko ako gakobwa gashobora kuba gakora muri iyo salon. nafashe nomero z'iyo salon, nomero zari ziri ku cyapa cy'iyo salon, ndazihamagara mbabwira imiterere y'umukobwa, ibara ry'imisatsi ye, mbabaza niba bampuza nawe ko nshaka yuko naza gukora kandi ari nshaka ngorera. nibwo bambwiye izina rye, menya yuko ako gashyano kitwa Cynthia. mu gitondo buke nagiye muri iyo saro gukoresha inzara koko. ubwo umukobwa azana ibikoresho ansekera rwose, ubona yigeze nkaho afite customer care nziza cyane, yakira neza abakiriya. mu by'ukuri sinabasha kubabwira intimba n'agahinda kavanze n'umujinya numvaga mfitiye iryo shyano, ariko nkijijisha. ubwo ababyeyi banjye bari abantu beza cyane, bari urugero rwiza rw'urukundo nyarwo kuri njye. sinashoboraga kwiyumvisha impamvu papa yahemukira mama bigeza numvaga byanze bikunze nshaka kumenya ikintu kidasanzwe papa yabonye kuri ako gakobwa. ndavuga nti okay, mama nimbimubwira none hariyahura. mama yakundaga papa wanjye cyane kandi yaramwizeraga bikomeye. narabuze nti no, reka manze menye ikijya mbere, ubundi ndamenya neza niba koko ari ngombwa ko mbibwira mama cyangwa se mbyihorera. nakomeje kwitegereza ako gakobwa ngo ni ka Cynthia, karimo kankorera inzara gusa pe, kari keza. she was my agement, twaranganaga, twari mu myaka imwe. umukobwa ufite mu gituza heza cyane, intoki ndende, amaso n'iminwa myiza. she was really dull, yari mwiza wagira ngo yari igipupe mu by'ukuri. ariko numvaga nshaka kumenya ubuzima bwe bwite, numvaga nshaka kumenya ubuzima bwite bwa Cynthia n'icyo atekereza kuri papa wanjye, ariko ninya kugira icyo mubaza ako kanya. ndavuga nti no, maybe bizoroha ari uko mbanje kuba inshuti twisanzurana. byatangiye twiganira ukuntu ikirere kiramutse, ukuntu imyambarire igezweho, trendings, ibara ry'imisatsi, umusatsi ukunzwe kurusha iyindi, mbese ibintu nk'ibyo. soon I became her regular client. nyuma naje kuba inshuti ye, umukiriya uhoraho. ndetse nza kubwira Cynthia, nabanje kuba nibyo mubwira ubuzima bwanjye bwite, mubwira ku babyeyi banjye uburyo bakundana bikomeye cyane and how they are happy together. mubwira ukuntu mvuka muri famiye inezero rwose. Cynthia nawe ubwo aza gutinyuka koko ambwira ibyo, ambwira yuko afite sugar daddy, umukunzi bakundana wubatse, kandi yuko ngo uwo mugabo ari mwiza cyane. Cynthia was like ati she's very generous, n'umugabo w'indabyo, n'umugabo w'indabyo. buri munsi akangera mu resitora atandukanye kandi meza, yanyishyura abonema muri gym, njya mu swimming pool agiye atandukanye, njya koga aho nshaka hose. amaze igihe kinini cyane atabana n'umugore we, ariko yatinye gutandukana n'umugore we kugira ngo atababaza umwana w'umukobwa afite akunda cyane. mbese urebye babanye mu nzu imwe ariko ntibari kumwe na gato mu by'ukuri. gusa
uwo mugabo yambwiye ko ngo mu myaka 2 umukobwa we naba amaze gukomeza kaminuza bazahita batandukana, hanyuma we n'umugore bagatandukana, njye nawe rero tukabana kandi ndamukunda. Buri jambo rya Cynthia numvaga ari nk'inkota bari kunjomba mu mutima. Sinigeze na rimwe ntekereza ko papa yakora ibyo bintu kuri mama. Nabwiye Cynthia ni wow, kuko numva umujinya nti I'm very happy for you, ndakwishimiye kandi rwose Imana izabibemo pe bigende nk'uko mwembi mubyifuza. Nabwiraga Cynthia nyo numva umutima uri gushira ngindi gushenguka, natashye numeho gusa. Vuba ko kanya ubwo ngubwo byari isabukuru y'amavuko yanjye natuye inshuti zanjye zose, ariko nibagiwe na Cynthia wa mushuti wanjye nyine, uretse ko mbere yabanjije kubyanga yabonaga bisa nkaho biri bugiye dukuntu kuba mise mutumira nta n'igihe gishize tumenyanye ngahita mutumira mu kirori nk'icyo, ikirori gikuru gikomeye cy'amavuko yanjye. Ariko namubwiye yuko ababyeyi banjye bifuza cyane kumenya iyo nshuti yanjye nshyashya. Cynthia nawe ati ndabyemeye, bigoranye yarabyemeye. Ku munsi w'ikirori nafashe amafoto y'ababyeyi banjye bari kumwe, ngenda nyita akantu hatandukanye amafoto y'ababyeyi banjye muri salo, muri korodoro, mu byumba, mbese no hanze. Nashakaga kugira ngo buri hamwe hose hagaragaze urukundo mama na papa bakundana. Nashakaga yuko ayo mafoto ubwayo asobanura urukundo mama na papa bakundana. Kuyarebye wese Cynthia cyagera nahise njya kumwereka ababyeyi banjye ako kanya mu gikoni aho mama na papa, aho papa yari arimo afasha mama gutegura amafunguro. Ubwo ngubwo papa wanjye akikubita amaso Cynthia yese akubitwa n'inkuba. Bombi babaye shocked, barikanga ariko barijijisha nyine bigira nkaho nta kijya mbere nyine, ariko mama ntiyanabimenye. Ariko njye kuko nari nzi ibyabo nahise mbibona kuko batungwe. Buri umwe yagize ikibazo ndanabibona rwose. Papa wanjye nawe ubwo arijejereza Cynthia ikiganza ati aramusuhuza aramwibwira nkaho basanzwe bataziranye. Reka Cynthia nawe ati I'm Cynthia, your daughter's new friend, nice to meet you. Nitwa Cynthia, ndi inshuti nshya y'umukobwa wanyu. Cynthia yarimanganyije akomeza kwisetswa nkaho nta cyabaye. Numva birantunguye cyane, mbega umukobwa yakomeje kwijijisha. Nanjye ariko se na mama ho nakomeje kumutembereza ahantu hatandukanye, nari nagiye nshyira amafoto y'ababyeyi banjye mubwira ukuntu buri mezi 3 bajya muri vacances hanze y'igihugu cyangwa se mu gihugu ahantu hatandukanye ku mazi kuruhukirayo. Mubwira ku mpano zitandukanye mama yagiye ahabwa na papa, mwinjiza mu byumba. None natatsemo amafoto y'ababyeyi banjye bari kumwe, nkanamusobanurira ibyari byabaye kuri uwo munsi. Nabikoze nshaka kumubangamira. Cynthia yarababaye bangamirwa, bitangira kumurenga, bimutera n'ikibazo. Yatangiye kumva kwihangana bimunani. Ikirori kigeze hagati abantu bose batangiye kubyina. Nasabye papa yuko yabyinana na mama muri ya mbyino yabo bihariye. Papa wanjye nabwo akakanya barahagurutse ahagurukana na mama babyina iyo mbyino. Bisa naho papa yabikoreye gusa kugira ngo acimishe ku munsi wanjye, ntabwo yari kugira ngo abaze Cynthia. Narabibonaga yuko adahagurukijwe no kugira ngo ababaze Cynthia, oya, yabikoze kubera ko yabikoze nyine kuko mbimusabye kandi ku munsi wanjye udasanzwe, ku munsi w'amavuko. Ubwo rero ababyeyi banjye babyina niyo indirimbo nziza cyane. N'imbyino bahuriyeho bwa mbere muri club bamenyana, ari naho bamenyaniye. Cynthia ntiyabashije kwihangana. Cynthia noneho kwihangana byaranze, ashyira ikirahure cya wine ku meza, yijijisha nk'utameze neza. Ubundi kuko njye nari ndi kumucunga cyane, mbona kugira ngo ajye kuri toilette, ahubwo akomeje asohoka agenda ajya hanze. And that was the end of the story. Nta inkuru yarangire. Cynthia yahinduye nomero. Cynthia ashaka kandi kazi ya salon yari akiyikoramo, and soon she began dating another man. Nyuma y'amezi 6 Cynthia yahise atangira gukundana n'undi mugabo. Ayo makuru nagiye nyahabwa n'abandi bantu. So that's how I saved my mother for the pain of betrayal. Ariko nanone nta uzi ikizaba hazaza, ngo kuko nakijije agahinda ka mama yari kugiriye amenye ibya papa na Cynthia. Nubwo ntazi neza niba ari burundu kuko papa isaha n'isaha yakongera. Inkuru yigisha never ever date a married man, it ruins your blessings baby. Never get too attached to something which can destroy you. Wikwihambira ku kintu kitari icyawe, kandi nkugiriye inama nakubwira ngo wirinde gukundana n'abagabo batse ngo hani, kuko bisubiza inyuma imigisha. Inkuru yigisha.